Sohoka tugende biramuntu. Uwakubona n'amatuza mabi. Uringa sohoka ndira mu nzu. Genda nabo ushaka. Mbega stress we. Ntabwo byoroshye mwana we. Nta kindi kintu cyawe nibagiwe. Dore wambabare. Ntabwo byavamo. Naguhaze. Nani nzakunanire. Akiri byawe. Akira. Enza. Ndahinda n'ikindi kigali. Pasi genda ntabwo ngushaka naguhaze. Genda akira ibintu byawe. Genda mvira mu rugo. Uwakubona genda gusa n'amatuza mabi. Imbwa gusa ninzi kunanire. Ukwasi. Mvira mu rugo. Sohoke nsanga wagiye. Uwakubona n'amatuza masa. Uwakubona ugenda. Akira. Ntabwo nshaka kwegera. Enda. Mvira mu nzu. Ntuzongere kugaruka. Utugenda vuba. Unabona mukundana byagenze bite? Nera, ni ikibazo gikomeye. Uriya mukobwa nta kintu amukorera mu buzima. Ariko ibintu ankoreye muri kino gitondo nanjye birantunguye. Cyane birayobeye kabisa. Njye mba mbona keya ari keya, nyobeye ukuntu mutererana inkweto hafi yo kuzintera. Nawe reba ibintu ankoreye. Shabyo biramara amaje kabisa ko nagusohoye. Gusa nyine nta kundi nyine byashatse kuba nta kindi kintu wabihinduraho nyine gusa ariko ukumusabira kuri Nyagasani. Yangane nta kundi nabigenza yangane. Nambuze. Nari mfite akazi mu kanya mu gitondo ariko ibintu bikimara kuba ese numva ncanikiwe. Yangane nta kundi. Nereka ngusaba akantu. Nta kibazo mbwira. Gusa nyine hari ikintu nashaka kubwira nyine kuko ndabona hano hantu hasigaye hari akavuyo gateye ubwoba. Kwaserera zidashira. Sikundo niho ngiye nyuze hano numva bari kurwana. Aya nanjye nabibonye. Ariko ibyo kubirukana ntabwo twita tubitekereza none ahangaha. Abantu ni abantu bishyurira ku gihe, ni abantu badukorera ibyo twifuza nta bintu bya stress, sibyo? Ntabwo twakwirirwa tubitekerezaho rwose none. Nyine ngenda byumva. Ushobora kwanga kubirukana wowe ugashaka ayo mafaranga. Ariko ejo bakazakora ikintu kibi bikarangira hano hiciye umuntu cyangwa se akavuga ikindi kibazo. Twebwe ubwacu cyatugiraho ingaruka. Nese nk'ejo barwanya hakagwa umuntu. Ubona nabo wagira ngo ntabwo baba bari stable. Ahubwo ibyo byo kubirukana reka tubyihorere. Ahubwo ni iki ukeneye mu nzu. Okay. Sha nyine ndumva ibindi bihari ariko asubundi waretse uyu munsi twarya kabuga. Hari amafi se? Nawe rero usinzi kabisa. None ise twari kugura izinka n'ubundi amafi ko n'ubundi yo ari muri firigo nta kibazo. Tukagura izinka akaba arizo duteka. Tugateka n'akawunga. Okay. Rero ko dusigaye dukora siporo tugomba kurya ibintu bitera imbaraga. Orera ya miceri. Okay, noneho. Ndaza kugaruka saa 8.
hagize ikindi ukenera ubwo waza kumpamagara. Sibyo hano biravamo kabisa. Mfasha basumbikire no myenda. Sha nta kibazo pe kuko uri umuturanyi mwiza twabanye neza ntabwo wansaba ikintu cyo kugufasha ngo ndebe kugufasha. Nero urakoze cyane kandi Imana izakomera umugisha. Amina. Uretse ko turi abaturanyi tubanye neza. Imana izakomera umugisha n'ukuri. Sibyo? Amina. Ko wagiye woroha mukobwa. Mwaramutse. Mwaramutse. Wamubonye? Umukobwa ni umunyamahanga. Ubona ukuntu ijisho rye risa nawe umugiye inyuma arakumiriraho inyuma. Mbona waberewe sohokeye. Urakoze. Ngiye ku kazi. Nta kibazo. Urakoze. Kandi sinuko nakubwira. Nta kibazo nakubwiye ati twabanye neza nta kintu musaba ngo ndakikwima. Ubwo reka ngende nyine mu kazi ubwo Imana nimfasha umugoroba nyine twaza nko kwicara tukaganira uko bimeze kabisa uganira byose hasi. Hari ibyo kurya cyangwa usigira amafaranga uze guhaha? Hari ibiryo hariho umushushu. Wari tuzi nkakoreza amafaranga ukaza guteka ukareka ibintu by'imishushu. Nta kibazo. Mba abonetse nta kibazo. Sawa urakoze ubwo ngubwo nta nimugoroba. Sawa nacu. Sawa. Urugendo rwiza. Urakoze cyane. Fresh man. Uraguhamagaraga nkabona utari guhindukira wari. Ni izi modoka bro, wese urabona wahindukira muri izi modoka ntizakwahuranya. Ngiye gutega ari. Ngiye gutega bike ni gere mu mujyi. Hasi man, ni gute umuntu w'umubebe nkuri yakuraburiza kuri rwa rwego? Rwa bebe araka basukwa tumaranye iminsi dufitanye. Ariko man mbona ko atari grave byatanje. Arumva. Ariko ninjoro natashe ebana. Man biba fo ariko mani twaraye ebana dutungana kugeza mu gitondo. Ntabwo nzi ko urambebe agira amahane bingana kuri ya rero. Fata umujama mani babana mu nzu, fata ibintu byakajugunya hanze. Ariko byari binamaze iminsi tutabanye neza. Ariko akeje ko niko kabisembuye byadanje ariko nese byaturutse kandi ngenzi yuko ari wewe wishyura inzu kandi mwishyura neza man. Siko ngiye byantunguye bro. Man hano byaturutse na baby namwemereye kumukodeshereza inzu. Sibyo urumva? Mubwira iyi tariki n'iki genda bizi ko uzaba wacomotse. Bro ntiyageze. Abizi ko amafaranga aba ari insazi. Amafaranga narayabona. Ntabwo ati baby wanjye rero ihangano nk'iminsi mike uzagendeje bundi.
none se birangira ari wowe wasohoye mani pe sinkubeshya uriya mu baby wawe yamabuye ufite amahane ari hejuru. ni kuriya byagenze ariko ndizera yuko ninza kuva mu kazi nimugoroba ndaza kwicarana nawe wenda arabaza kuba yatuje tuganire wenda ibintu biraza gusubira mu buryo. Shaka bisa niba byo byaba ari sawa muze kwicara mu biganireho yenda nyine wumva ikibazo kiri ubikavaringa ko nabonye afite umujinya uri hejuru. none uza kandi kantu ntacyo tunafitanye ubukwe ejo bundi. Oh yes wallahi ego rata we nyine ikintu uri bukore nk'umujama kiye nari nguhamagaye nyine tunabona guri kundi y'intambwe vuga reka nkubaza ukuntu ibintu bimeze ariko ubwo uze kwicara nk'umujama wumva ikibazo afite sibyo. Aho ngiye kugura akabuga hano hirya ngo turaza gusubira nimugoroba. nanjye reka afata ka bike ngere taho. ariko reka mbwira hari ibintu nsigaye mbona muri nosi rero bikajya bintera no kubyibaza. hari umuntu duhuriye hariya ewana ibintu ambwiye nimba bitekerejeho nimba ari kwagubuka ko abantu b'iki gihe ndamurebye cyakoze ntabwo musubije. yakubwiye iki urubuga rye gusa ngo mwana ngo umukobwa ngo mukunda nawe ngo ntabwo muberanye. uzi ikintu amaze gukora simusubije ko abantu barajojwa koko ese umuntu warinjira mu bintu by'abandi bitanamureba yagumye mu by'iwiwe. abantu barajojwa ibyabo barabyicariye ntawe umeze ibyabo amakosa ubundi igihe unabihurira kandi usanga wagiye uramusubiza kandi se pasi kutavuga kutanera story pasi dan vite Gusa cyagora barumiwe. Shema niba hari ikintu kingora ni icyo ngicyo. Iyo mpuye n'umukobwa ijosi numva rigubanye ururimi nkumva rurahengamye kumva ibintu birajaganyitse mu mubiri kumva byo ndatira kongera kuvuga bikanga. Hasi mbabaye mbwiza ukuri. Manuka igishanga agiye guhiga amatovu nzinya kuvuga. Ushyira ubwenge kugiye. Man niba ari ikintu dufite mu iminsi dufite abakobwa beza kandi noneho bari wazi. Reba nakira cyana igikobwa cyitwa Ornella. Ewe ndakireba nkumva ibintu birazamutse nkumva ntakivugisha nkumva nagicakira ariko kugera nkavuga nese ukabuzwa ni tuza shitoya tuza ururimi rukitambika rurahenga amagushya no kuvuga no guhumeka nka byanga none hongere kamwereke ndaje ngo ubuze nacyo umva gutya nuramuka umfashije nkagicakira mfite inka mu cyaro nzayiguha ntabwo mbeshya iriya nka urayijyana n'iyawe umushyira aha n'iyawe ubu nayirekuye wowe turize. Barabimbwiye naje ndicara guteza kugira ngo byibuze ibyabaye basi kwicara tubiganira bikemuke. aho nagusize se naho ngaho ntabwo ari ahangaha wansize nagiye mu kazi
none uvuye mu kazi. Bebe navuye mu kazi kare ndaza ndicara ndagutegereza navuga ati uze ibyabaye basi tubikemura. Bebe nyumva nta kindi kimwe. Mwumva iki? Ndagukunda. Urankunda? Akundanye wagiye ureka gukubita umuntu nk'uko urakubita umuntu w'umugabo gutyo nk'inshizi zikurikiranya. Please. Hari umunsi ndaza nkakubwira nabi. Nakunda mufashe n'ibintu bisanzwe nta birenze. Waba uzi icyo dupfa n'uyu nguyu? Waduhaye umwanya ukajya iwawe. Nze waretse usura. Please mbabarira iki ndagusabye. Ariko muri mu rukundo mubanza mugiye gukora n'ubukwe. Bebe ntabwo tugiye gukora ubukwe. None ndinjira nkasanga muri gushimana mu mutwe. Ntabwo naguca inyuma. Bebe jya unyumva ntabwo naguca inyuma. Wowe utazi no kwishyura. Njye nzi amasomo yose ashoboka niwo mukubite kandi ari bwemere. Reka ujye umenya ko ufite n'ifaranga. Iyo niyo proof ya mbere yo kwita yemera. Ariko umva kandi umva urusaku nanone ese ni wasanga ari kagakobwa kagasazi. oye ntara kandi sase Ako Bebe urambwira ati ntabwo nzi kwishyura inzu. Inzu nyishyuye umwaka urarenga. Gute wakafatwa ngo ntabwo nzi kwishyura inzu? Nta n'isoni. Byibuze ajya unatekereza. Reko nibihe bibazo biri hano mu rupangu? Murasakuza amanywa nijoro abantu ntibakiryama ntibakiru ni ikihe kibazo mufite? Hano abantu bakeneye kuruhuka, bakeneye gutuza. Nibihe bibazo mutari kumvikanaho? N'umwe adashoboye kumvikana n'umwe yafashe inzira akagenda akamenya nk'undi agiye n'undi akamenya iyajya. Ni ikihe kibazo mbere? Nta kibazo dufite. Nta kibazo tuzongera guteza mu gipangu. Tubabare ntabwo tuzongera. Kandi ikibazo dufitanye turagikemura. Kandi ntabwo bizongera. Neze ko kimwa muri gusakuza. Simwa muri gusakuza no kubera iki? Basi turabikemura ntabwo byongera. Okay, ariko icyo kibazo nyine ni mukigeho. Mukikimure nk'abantu bakuru namwe muri abantu mubireba. Ntago ari ngombwa gusakuza rwose ahanga. Sibyo? Ntabwo bizongera. Sure. Zarakoze. Passing in. Yahan. Jedas. Burase bimeze bite? Sawa. Kuko wapoteye ko tutaherukana byagenze bite? Cyane maze iminsi napoti ariko ubu ngubu nongeye nabonetse. Kandi makuru se? Sha andi makuru ni meza. Usibye rimwe na rimwe nyine irasere yanjye nyine ntabwo ibinyoroheye ariko bitagiye. Acari ngaha. Uvuze ngo ndiserere? Uvuze ngo ndiserere? Wagira kagusunika umuntu ariko ibintu byose byawe nakavuye nta kintu kizima kibaho. Ese urashaka gukundana nawe muguhe? Sugukundana mba ndikubunga. Ureke kuguzanya imikabyo ngaho buri munsi uhora umukubita umusunika ugira iki? Okay, nari bindi mujye mukundana ni mukundana ndabahariye. Ndaguhariye ndabona buri munsi ariko nabyo bibaye nta kibazo. Nabyo bibaye nta kibazo.